Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe ukurikiranye ikiganiro cyacu muri aka kanya. Tunashimire cyane mwe mwese mwiyemeje kudacikanwa n'ibiganiro byacu. Turabizi ko mudukurikira muri benshi hirya no hino ku isi. Turabashimiye cyane rwose, muri ab'agaciro gakomeye. Tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu, ukaba wifuza kugerwaho n'ibindi biganiro byacu, kanda subscribe, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe, uraba wabigezeho. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo kirebana n'ubukene. Muri ibi bihe bigoye, abantu batandukanye ku isi hose bahanganye n'iki kibazo. N'iki rero umuntu yakora niba ahanganye n'icyo kibazo? Mbere na mbere se ubundi umukene bisobanura iki? Ijambo umukene rishobora gusobanura ibintu bitandukanye bitewe n'igihugu. Ubwo rero ukwiye kuzirikana ko uko waba ukennye kose, hashobora kuba hari abandi bari hanyuma yawe. Icyakora niba udafite n'imyenda wajya wambara, cyangwa se wajyana ku ishuri niba uri umunyeshuri, cyangwa ukaba udashobora no kubona ibintu by'ibanze, urugero nk'amazi meza, kumva ko hari abakurusha ubukene ntacyo byakumarira. Bamwe mu rubyiruko, cyane cyane urubyiruko bakuriye mu bukene, bumva ntacyo bamaze kandi bakumva bari hanyuma y'abandi. Ibyo bituma bagerageza kwiyibagiza ibibazo byabo, banywa inzoga cyangwa ibiyobyabwenge. Icyakora ibyo ntacyo bibamarira uretse gutuma ibintu birushaho kuzamba. Kwiyahuza inzoga cyangwa ibiyobyabwenge ntibyaba bikwiye, kuko bishobora gutuma utakaza icyizere cy'uko imimerere urimo izahinduka. Ni iki cyagufasha rero? Inama zirangwa n'ubwenge Bibiliya itanga ni nk'urufunguzo ruzakubohora ku ngoyi yo kwiheba. Reka dusuzume zimwe muri zo. Inama ya mbere, zirikana ko hari ibintu byiza utunze. Kimwe mu bintu byiza wakora ni ukwibanda ku byo ufite aho gutekereza cyane ku byo udafite. Kugira aho kuba n'umuryango ugukunda nicyo kintu cy'agaciro kurusha amafaranga. Hari umugani wo muri Bibiliya uvuga uti, ibyiza ni ukugaburirwa isahane y'imboga mu rukundo kuruta kugaburirwa ikimasa cy'umushishe mu rwango. Nanone kandi gerageza kubona ibintu utunze mu buryo bukwiriye. Mu by'ukuri hari igihe iwanyu mwaba muba mu nzu nto nayo ishaje. Ushobora no kuba wambara imyenda ishaje, yacikaguritse cyangwa iteyemo ibiremero. Nanone ushobora kuba wifuza kurya neza. Ariko se kugira ngo ushimishe Imana ni ngombwa ko wambara mu buryo runaka cyangwa ngo ube mu nzu y'akataraboneka? Ese ni ngombwa ko urya ibyo kurya bitandukanye kugira ngo ubeho kandi ugire ubuzima bwiza? Si ngombwa rwose. Umuhanga umwe yagize ati, niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Naho inama ya kabiri, ukwiye kwiyubaka kandi ukibuka ko no gukoresha igihe cyawe ndetse n'imbaraga byawe nabyo ari ingenzi, kuko bizagufasha haba muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Ikindi bizatuma ubasha no gufasha abandi. N'aha dushoreje ikiganiro cyacu. Wakoze kubana natwe. Twongera kukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibiganiro byacu, kubigeraho nta kundi, kandi subscribe, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe, uraba wabigezeho. Wakoze cyane, naho ubutaha. Bye.